Amahoro amahoro ubwoko bw'Imana ndabasuhuje murasuzwa na mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase mu mwanya w'ikiganiro tumenye amateka mu iyobokamana. Ndasuhuza ubwoko bw'Imana muhereye hirya no hino ku isi, bari mu gihugu cy'u Rwanda n'ubundi mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Burasirazuba n'Iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Ubwoko bw'Imana muboneka ku mugabane wa Amerika, Aziya, Europe, Australia, impande n'impande. Amahoro y'Imana nagumya agwire muri mwebwe ubwoko bw'Imana. N'ubundi tugeze muri mwanya w'ibiganiro tujya dusangirira kuri iyi channel ya Irera TV1. Ndabakumbuza kugira ngo buri wese n'ubundi yitegure kwandika cyangwa ufata mu mutwe, wakwandika ukoresheje ikaramu cyangwa wakoresha machine, laptop cyangwa desktop, uburyo bwose wakwifashisha cyangwa wakwifashisha telefone, ariko ukabyifasha kugira ngo ubashe kuzigama iby'agaciro ubyandika. Rero tugiye kwinjira mu kiganiro, najya ngukumbuze kujyanye no kwandika ni ngombwa kandi ni n'ingenzi, yego, kuko ibyo twiga cyangwa ibyo dusanga kuri iyi channel ni iby'ingenzi kuri twebwe ndetse n'abagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho bose. Niyo mpamvu kwandika rero ni ngombwa, kubera ko nawe ni ngombwa kuba ubifite byose kugira ngo bikorohere kubisobanukirwa mu gihe gitoya kandi bisobanukirwe byinshi cyane, binakorohere kubyigisha bagenzi bawe n'abandi bari impande n'impande. Rero kukiherana no kubyigisha, n'ubundi hari icyo Bibiri bivugaho mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye ab'Ikori n'ibice 5:18 kugera ku 21. Aravuga ati, ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Kuko muri Kristo harimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Rero nk'ubwoko bw'Imana tugiye kumvira hamwe incamake y'amateka yaranze iyi tariki ya 14 z'ukwezi kwa 12. Muri aya mateka turasangamo Yohana w'umusaraba, kandi muri aya mateka, muri iki kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, turasangamo uburyo wagira uruhare runini kandi rwiza mu bitekerezo by'abantu. Rero nk'ubwoko bw'Imana n'ubundi tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko Yesu Kristo mu gihe ataraza ku isi, ubwoko bw'Imana bagenzi bacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Rero ubwoko bw'Imana n'ubundi duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese ishaka, kugira ngo dukore igikwiye nk'abazagorerwa ingororano mu bwami bw'Imana. Yego, rero ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru, nk'uko Bibiliya n'ubundi bishimangira ibivuga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3:1 kugera ku 2. Arababwira ati, nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari, yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Ndetse n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 6:19 kugera ku 21. Haravuga ati, nimukibikire ubutunzi mu isi aho inyenzi n'ingese ziburya, kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru aho inyenzi n'ingese zitaburya, n'abajura ntibacukure ngo babwibe. Kuko aho ubutunzi bwawe buri, ariho n'umutima wawe uzaba. Ariko n'ubundi hari abibeshya bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, ariko aho bahoza imitima yabo n'ubundi harabatamaza, nk'uko mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 1:16 habivugaho hati, bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo nabo kwanga urunuka, ni abatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Ndetse n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7:16 kugera ku 17 harabihamya hati, muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mpungenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. N'urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 3:5 aramubwira ati, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Ndetse n'urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 3:18 kugera ku 19 arababwira ati, hariho benshi bagenda ukundi abo nababwiye kenshi, nanone ndabababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo,
amaherezo yabo ni ukurimbuka, imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Rero urasanga n'ubundi ariyo mpamvu ikintu harira igihe kirekire mu buzima bwawe ugatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu, icyo kintu niyo mana yawe. Rero nyirizina nk'ubwoko bw'Imana tugiye kurebera hamwe iki kiganiro. Muri kino kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana kinyura kuri Irera TV1 buri munsi, turaza kureba ese ubundi nyirizina abantu babayeho mu gihe cy'amateka bakoraga iby'Imana ishaka. Rero mureke twumva aya mateka n'ubundi tuze kubigiraho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo, kuko muri iki kiganiro twifashishije igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye iby'Imana ishaka. Rero icyo Bibiliya iraza kwerekana yuko twakora nicyo turaza kugenderaho nk'ubwoko bw'Imana. Yego, rero mureke twumvire hamwe aya mateka ku buryo burambuye yaranze iyi tariki ya 14 z'ukwezi kwa 12. Yego, umusizi wo muri Espagne Yohana w'umusaraba, iyi tariki ya 14 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1591 niyo tariki yapfiriyeho. Ijoro ryijimye ry'ubugingo ni kimwe mu bisigo bizwi cyane mu itsinda ry'abahamyaga ko bakora iby'Imana ishaka, kandi inyandiko ze zagize uruhare runini mu bitekerezo by'abantu benshi cyane. Amateka twatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. Nk'ubwoko bw'Imana n'ubundi twifashisha igitabo kirimo amagambo y'Imana aricyo Bibiliya, kugira ngo tumenye iby'Imana ishima, kugira ngo abe ari byo dukora n'abazagorerwa ingororano mu bwami bw'Imana. Yego, rero n'ubundi tugiye kureba muri kino kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana, turasanga nk'uko twavuze ko tumaze gusangamo uburyo, cyangwa tugiye kureba uburyo wagira uruhare runini kandi rwiza mu bitekerezo by'abantu. Turareba icyo Bibiliya bivugaho n'uburyo byakorwamo nyirizina. Icyambere ukuri kwa Bibiliya cyo kubivugaho uburyo ushobora kugira uruhare runini kandi rwiza mu bitekerezo by'abantu. Birumvikana ni ikintu cyiza cyane. Tugiye kureba Bibiliya uburyo yatweretse uburyo ki dukwiye kubikoramo, n'ibyo dukwiye gukora ibyo ari byo. Tugiye kureba ukuri kwa Bibiliya kuri byo. Tugiye kureba mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito, igice cya 2 umurongo wa 7 kugera ku wa 8, haranditswe ngo wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza, kandi mu iyigisha ryawe ugaragaze uko uboneye, udapfa gutera waraza, n'ijambo ryawe ribe rizima ritariho umugayo, kugira ngo umuntu uri mu ruhande rw'ababisha amwara atabonye ikibi yakuvuga, atabonye ikibi yakuvuga. Hano ijambo ritweretse yuko hakagombye kubaho kwiyerekana muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza. Ni ukuvuga ngo bikwiye yuko uba icyitegererezo mu bantu bose ubana nabo mu buzima busanzwe, kuko icyo ngicyo ubereka ni cyo gisobanuro n'ubundi cy'uriwe, kandi ni naryo somo uraba urimo gutanga mu bantu. Buriya imivugire yawe, imikorere yawe, ibyo ugaragaza mu bantu, imigendere, ibyo ngibyo nicyo kintu, niryo somo utambutsa mu mbaga nyamwinshi ikugaragiye cyangwa ubana nayo. Rero nimba ijambo ryerekanye ngo wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza, kandi mu iyigisha ryawe ugaragaze uko uboneye, udapfa gutera waraza, nuko nyirizina ibyo ukora hari icyo bihindura, hari umwanya bifata mu bitekerezo by'abantu. Yego, nk'uko twari tuvuze yuko tugiye kurebera hamwe uburyo wagira uruhare runini kandi rwiza mu bitekerezo by'abantu. Birakorwa, ibi ngibi biri mu nzira zimwe ugomba gukora kugira ngo mu bantu ugire icyo werekana cyangwa ugira uruhare runini kandi rwiza mu bitekerezo by'abantu. Nuko icyo baragusoromaho cyangwa icyo bari bukwigireho aricyo ngicyo ukora buri munsi, cyangwa ibyo uvuga cyangwa ibyo ukora bya buri munsi, aho niho haraza kubonekamo uruhare rwawe rw'ibyo uraba urimo kubatangariza. Rero nyirizina birakwiye yuko ibyo ukora byose
ukwiye kugendera ku cy'ijambo rivuga kugira ngo bakwigireho iby'Imana ishima, kuko biraba bigaragara yuko ari byo ijambo ry'Imana mu byanditswe muri Bibiliya rishima cyangwa rishimangira. Rero hano hakomeje havuga ngo n'ijambo ryawe ribe rizima ritariho umugayo. Niyo mpamvu ikintu cyose ukora uba urimo kwigisha imbaga igugaragiye, abatoya, abakuru, abaciye bugufi, abakomeye n'aboroheje, bose icyo ngicyo bakubonaho, icyo ngicyo urimo kubigisha, nicyo urimo kubagaragariza, niryo somo urimo kubaha. Rero tekereza ku isomo urimo gutanga, urebe uruhare urimo kugira runini kandi rwiza urimo kugaragariza sosiyete cyangwa mbaga nyamwinshi urimo. Yego, niho tugiye kubona n'irindi jambo ribivugaho mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 4 umurongo wa 12 kugera ku wa 13, aramubwira ati ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye, kugeza aho nzazira ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Hano hakomeje kwerekana yuko icyitegererezo dukwiye kwerekana mu bantu cyangwa isura bakwiye kutubonamo ibe ihamanya n'icyo Bibiliya ivuga, kugira ngo isomo turaba dutanga bwo turaba twigaragaza mu bandi ribe ari isomo ry'ukuri ritarimo ikinyoma nk'uko ijambo rigenda ribigaragaza. Rero ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga. Yes, ahangaha abizera ni abayoborwa n'umwuka w'Imana, kuko bizeye Yesu Kristo ko yabacunguye ku musaraba i Golgotha, ako kanya bahita batangira kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Rero uyobowe n'umwuka w'Imana niwe ubasha kugira uruhare runini kandi rwiza mu bitekerezo by'abantu. Urumva fondasiyo ahantu igiye guturuka ni uko urabanza ukaba mu itsinda ry'ubwoko bw'Imana, ubiheshejwe no kwizera ko Yesu Kristo yagucunguye, ugahita utangira kuyoborwa n'umwuka w'Imana direct. Kuko n'uyoborwa n'umwuka w'Imana nibwo uzakora ibitanyuranye, kandi nibwo uzakora ibigendanye n'icyo Bibiliya ivuga, ukaba ugize uruhare runini kandi rwiza mu bitekerezo by'abantu. Hano ijambo nk'uko rikomeje ribivuga yuko ahubwo uba icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga, ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye, ngo kugeza aho nzazira ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Yego, turebe n'irindi jambo ry'Imana icyo ribishimangiraho. Tugiye kureba bamwe bagize igikorwa cyo kwizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wabo, bibahindukira kuba ubwoko bw'Imana ndetse bituma bayoborwa n'umwuka w'Imana. Uwo mwanya bahita bagira uruhare runini kandi rwiza mu bitekerezo by'abantu. Niho tugiye kurebaho mu Byakozwe n'Intumwa ibice 13 umurongo wa 46 kugera kuri 48. Tugiye kureba uru rugero rw'aba bantu bakoze ibyiza kuko bari bayobowe n'umwuka w'Imana, kuko nawe ubasha gukora icyiza atayobowe n'umwuka w'Imana. Utarayoborwa n'umwuka w'Imana wese ntashobora gukora icyiza ngo bikunde. Ijambo ry'Imana mu Byakozwe n'Intumwa ibice 13 umurongo wa 46 kugera kuri 48 haravuga hati Pawulo na bavuga bashize amanga bati byari bikwiriye ko muba ari mwe mubanza kubwirwa ijambo ry'Imana, ariko none ubwo muryanze kandi nimwirebe ko mukwiriye ubugingo buhoraho, ngaho duhindukiriye abanyamahanga, kuko uko ari ko umwami yadutegetse ati ngushyiriyeho kuba umucyo w'abanyamahanga, ngo ujyane agakiza kurinda ugeza ku mpera y'isi. Abanyamahanga babyumvise batyo barishima bahimbaza ijambo ry'Imana, abari baratoranirijwe ubugingo buhoraho bose barizera. Nguyu Pawulo na Barinaba icyo bakoze nk'abari bamaze kuyoborwa n'umwuka w'Imana kubwo kwizera ko bacunguwe na Yesu Kristo,
yego bakoze umurimo wo kujyana ubutumwa bwiza hirya no hino, dore ko barimo kubishobozwa n'imbaraga y'Imana yari iri muri bo, bakora icy'agaciro, baba icyitegererezo cy'imirimo myiza mu banyamahanga, ndetse bagira uruhare runini cyane kandi rwiza mu bitekerezo by'abantu. Icyo gihe bihita bihesha abantu ndetse no kuba nabo abaragwa b'ijuru, ndetse bihesha abantu kuba ubwoko bw'Imana, bihesha abantu kuzagororerwa mu bwami bwo mu ijuru, ndetse bahita bahabwa n'ubugingo buhoraho, nk'uko hano ijambo ribitweretse ngo abo banyamahanga babyumvise batyo barishima, bahimbaza ijambo ry'Imana. Abari baratoranirijwe ubugingo buhoraho bose barizera. Dore icyo ijambo ririmo kudusaba gukora ngicyo. Ndabashimiye rero ubwoko bw'Imana mwabanye nanjye muri iki kiganiro tumenye amateka mw'iyobokamana, ikiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Yego, n'ubundi nk'ubwoko bw'Imana, intego yacu no kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse n'inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Rero ndabashimiye cyane, ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu, kuri buri gikorwa duhuza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Yego, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.